Bagiye twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Sisters Love TV. Tugarutse tubazanye umutumirwa yatangira twibwira. Nitwanza bako Imana ishaka Methode, nkaba nuruka mu karere ka Nyamasheke, umudugudu wa Cyangugu. Methode rero yashatse kudusangiza ubuzima bwiwe yaciyemo, watangira utubwira. Kigiye ubuzima bwanjye buragoye, ariko ntago bugoye cyane. Bitewe nuko impamvu mvuga ngo ntago bugoye cyane, ubu ngubu tumbasha nyine. Ubu ngubu umeze neza. Ubu ngubu umeze neza. Okay, watubwiraho aho wavuye kera ukiri umwana. Nta kibazo. Mbere nyine nkiri umupeti nanyuze mu buzima buguyemo gakeya, kubera yuko nyine ntago nakuze mbana n'ababyeyi bombi. Umwe yego nyine nari mufite, ariko mama we numva ngo ariko nyine ntago muzi to. Kugeza ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ubu ngubu ufite 18. Yose ntabwo urabonana na mama wawe? Wapi, ntago ndamubona kabisa. Byatewe n'iki se? Impamvu nyine habayeho amakimbirane mu babyeyi, mu babiri, muri papa na mama habayemo amakimbirane. Bituma rero nyine nabona mama. Iyo ubajije papa wawe se story akubwira gute ukuntu byagenda? Nyine papa we ndamubaza akambwira ngo impamvu nyine ishobora kuba baratandukanye na mama. Mama nyine tungo ntabwo yarashobotse. Ntabwo yarashobotse nyine ku buryo bumvikana. Nyine mu buhe buryo nyine amakimbirane ukuntu byagenze kugira ngo batandukane kugira ngo ukure wisanga udafite mama wawe? Impamvu nyine papa nyine ngo yari umuntu ukunda gukora, noneho nyine mama nawe nyine bahuza wenda ngo bapfuze ngo wenda bagiye gukora wenda nko mu murima gushaka amafaranga nko gupagasita bisanzwe. Nyine we nabashe kubyumva, mama sabyumve. Noneho rero aho we kugira ngo avuge ngo reka tugende ngiye kumufasha tujye mu kazi, we nyine we ngo yahitaga kubajyayo mu kabari. Nise mu by'ukuri ubwo batandukanye kubera ko mama wawe atafashaga papa wawe? Impamvu ntabwo ari iyo ngiyo. Mama nyine ngo yaragendaga akanywa, yamara kunywa noneho rero akaza nyine nijoro agashaka kwaka amafaranga, ejo azasubiza mu kabari. Yashaka kumwera yatakoreye. Noneho urundi nawe akamubwira ati rero uranyaka amafaranga uzi ko nayakuye, njye nagiye guhinga mu murima, nakubwira ati ngwino tujyane, urabyanga, uravuga ngo uragiye. Iyo wiriwe simazi kubona waje uvuye mu kabari, none urimo uranyaka amafaranga. Njye rero ngiye nta mafaranga afite, kandi nabwo nakubwiye ngo uhitemo tujye guhinga cyangwa tujye gushaka amafaranga, urabyanga. Nyine tu mama nyine arabyanga, bikomeza gutyo nyine bigezeho nyine akajya ashaka nyine kuzana ibintu byo kurwana. Papa nyine aravuga ati aho kugira ngo ngiye nzarwane n'umuntu buri munsi, ngiye ninamutse mukomerekeje bazaze bavuge ngo nishe umuntu. Oya, ati ibintu ntabwo ari byo. Papa nyine kuko ari ngiye mwana muto yari afitemo, abandi babaga kwa mukecuru, ngiye yahise afata aranjyana. Ngiye nabanaga na sister wanjye, abandi bakuru banjye babaga kwa nyogokuru. Nyine papa nyine abari ngiye afata kuko ari ngiye bari mutoya. Ko ibyo bintu byo kugendana nubwo yanabipanze, ni ibintu byamujemo nyine, ariko kubona nyine agiye kongera kurwana, kandi yararwanaga buri munsi. Ariko ati kugira ngo nice umuntu. Avuga ati kugira nice umuntu, reka nigendere n'ubundi wasanga buno ubuzima atari bw'Imana yangendeye. Nyine arafata nyine aranjyana, yashyize ngo ku rutugu aranjyana nyine ajya muri gare, aratega. Kuva ubwo utandukana na mama wawe n'abavandimwe? Kuva ubwo nyine nibwo twatandukanye. Agenda njya mu rugo, mbana nyine na mama nyine, nisanga nyine muri famille nyine aba papa. Ariko uwo mama nyine ndi kuvuga, mama ndimo ndavuga ni mama wacu wo kwa data wacu nyine, uvukana na papa nyine, ubwo ni mukuru wa papa. Nyine niwe nyine nagiye nyine. Mbere we na mama wawe mwari mutuye hehe na papa wawe? Twari dutuye Gitarama. None we na papa wawe mujya mwimukira he? Twebwe nyine twahise tujya nyine n'ubundi kwa nyogokuru wa papa hagana he i Cyangugu, Nyamasheke. Aba ariho nyine tuba nyine. Nanjye ibingibi ndimo ndakubwira
ndakeka ukuntu numva nyine bavuga ukuntu nahageze ngana mfite na nkuko nabifite mu myaka 2 kuko nta kintu na kimwe wibuka. nta kintu na kimwe nibuka ndi umwana. Ubwo ni cyakoze ikintu nibuka ndibuka ngo wenda nkura nisanga ndi kumwe n'amasenge tu. ubwo wari ukiri muto cyane. Nari nkiri mutoya cyane. Aho nyine natangiye kumenya ubwenge nyine nabanaga n'amasenge nyine guno abantu bahita nkuko umuntu yazaga yita nko mu muhanda wenda dutuye nko ku muhanda n'undi dutuye ku nzira. Ahantu dutuye ni ku nzira abantu bose baba bahaca. Barazaga nyine baca bakavuga ati siyo ati ngo ni wa mwana runaka yakuye Igitarama. Ati yego ati disi ngo amaze gukura. Nyine ibyo ngibyo nibyo nibuka. Nanone ndibukamo papa nyine uburyo yazanye undi mugore wa kabiri mu rugo. Yaramuzanye ariko we nyine mu kuza nyine akiri umukobwa yanyitagaho. Yagiye nyine anzanira nyine ibintu nyine by'abana nyine abana bakunda. Yawurute, amata, ibiki nyine ibintu bijyanye nyine nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo nyine ubwere kwegereza kwa nyine namubona nyine nkumva ndamukunze yaza nyine nkanagenda nyine nkanamusuhuza amuyambere. Urumva yari kuguha urukundo mama wataguhaye. Ariko nyine nayo ikosa yakoze nyine haje kumbera umwana mubi ntabwo yambere umwana mwiza. Nyuma yo kubana na papa wawe. Kuko impamvu mvuga ngo yambere umwana mubi nyine akamukase karanze. Byaranze tu. Natangiye gukura nyine babyara nyine umwana wa mbere nyine ndabyibuka ni ngewe wamureraga. Ubwo wari ufite imyaka ingahe kugira ngo urere umwana? Nari mfite imyaka 4 3 mu buryo cyangwa muri 5. Aho nyine tugiye mu murima nyine tukajya. Tugiye utaratangira ishuri? Naratangira. Turagenda nyine aya nyine mufasha nyine kumurera nyine yarera nyine nkamuhondereza. Bigezemo hagati nyine nkabona nyine kugezana ibintu byitoteza ati ntabwo ndi kumwubaha ati ntabwo umwana wiwe ntabwo ndi no kumurera neza ibiki. Abwira ati papa nyine akabimbaza ati kubera iki? Abwira ati ariko ngiye mba nakoze uko shoboye. Yanga nyine kubyemera. None se gute wareraga murumuna wawe ukabifatanya no kwiga? Nyine kwiga nyine byagezeho. Papa aravuga ati umwana amaze gukura reka tumushyire mu ishuri. Arabyemera ntabwo yabyanze. Kwiga ntabwo yabyanze. Naragiye nyine ndatangira nk'abandi bana njya muri gardienne. Ndatangira ndiga muri gardienne icyo gihe umwaka urashira ndi mu kanjya mu wa mbere. Icyo gihe ndabyibuka mu wa mbere ho narageze nyine tumba umuswa cyane. Ndasibira birenze. Kubera byaterwaga n'iki? Impamvu nyine narasibaga cyane tu. Wasibaga kujya ku ishuri uri kurera murumuna wawe? Narasibaga nyine kuko urabona nyine nka mukadata yarazaga nyine akavuga ati uyu munsi dufite kujya guhinga ahangaha dufite gutera ahangaha. Kandi akavuga ati abandi barimo baramusiga nyine mu gutera. Papa yakoraga iki gusa atajyaga kumufasha mu murimo? Nyine papa nyine nawe barajyanaga. Ndetse papa yakubona utajya ku ishuri akavuga wiki? Nyine papa nyine yarabirebaga nyine akavuga ati nta kundi kuntu yabigenza dore ko nta amafaranga nyine yabaga afite ahagije. Akavuga ati yashaka undi muntu urarera umwana. Akavuga ati reka wenda ihangane ejo azajya. Akurumva ko nawe yabigizemo uruhare? Yabigizemo uruhare ariko nyine ntabwo yabigizemo uruhare cyane nka mukadata. Kuko we yaravugaga ati ejo azajya ku ishuri. Nanjye nkarera uwo mwana uwo munsi mvuga ati ejo ndajya ku ishuri. Ariko mu gitondo gacya papa nyine yaba atagiye mu murima yaba yagiye nko gukora kandi kazi gasanzwe yagiye gushaka amafaranga. Kuko nyine buri munsi nyine ntabwo yari kujya ahora ajya mu murima nataye gushaka amafaranga nyine kandi ku ruhande haba hakenewe n'amafaranga. Natungurwa nyine nuko nyine papa nyine yabivuze gutyo ati mu gitondo ajya ku ishuri. Yacunga nyine papa amaze kugenda ati twagiye mu murima. Nyine bikambabaza nyine nkabona nyine nakundi kunda bigenza. Papa nawe nyine ni umuntu utaza nyine papa nyine yarazaga nyine nabimubwira uko yumvikana nk'umuntu ucisha make cyane. Nkamubwira ati nyine ati ngiye nagiye ku ishuri ati nanze kujya ati banza yuko njya ku ishuri
ati ninjye mu murima ati ngiye kubarerera umwana. Mu wa mbere wasubiyemo inshuro zingahe? Nasibiyemo inshuro 3. Uza kwimuka? Nza kwimuka ariko nyine nageze mu wa kabiri bitewe nuko harimo abarimu nyine bo muri famille ya papa nyine nabageze nyine imbere nyine babasha kunyitaho cyane bavuga ati uno mwana ntabwo azajya ahora asibira buri munsi reka tumwiteho. Banyitaho cyane icyo gihe ndimuka. Icyo gihe nabaye wa 7 narimutse njya mu wa 3. Wavuye mu wa 2 udasibiye none ujya mu wa 3? Ntabwo nasibiye mu wa 2 ariko nyine papa yadodaga nyine inkweto tu. Nageze mu wa 3 nyine nangira nyine gukora nyine ibintu nyine bijyanye no gukorodoniye. Tangira gufasha no kwiga akazi narakigaga ariko nyine niga n'ishuri. Ariko nyine ngiye akazi ko kudoda inkweto nyine nari nkazi tu. Bitewe n'ubu ngubu ndabizi. Bitewe nuko nyine papa ngiye nakuze mbona papa n'undi adoda inkweto aho yatabaga yagiye kubaka yabaga arimo aradoda inkweto mu rugo yicaye nyine nka nimugoroba avuye mu kazi. Nyine kurya nyine abana baba bakina nk'umupira hano ku mbuga bakina n'abandi bana. Nabona nyine ari kudoda nyine. None se ugera mu wa 2 utarabonana na mama wawe? Nise wabibazagaho papa wakakubwira ngo nyine papa nyine namubwiraga akambwira ati humura ati dore uracyari mutoya ati kandi ntabwo ufite amafaranga ati yego kukujyana ati ntabwo mbyanze ati nubwo nadafite amafaranga ahagije yo kukujyana ati ariko najyayo. Akambaza ati nyine nanjye ngahita musubiza ati nose kubera icyo urimo kubyanga yuko njyayo. Akambwira ati bakuru bati nundi ati nabanditse ati kuri no mu mama mu bana ati uyu nguyu tugomba kumufata neza ati kuko ati ni mama wawe. Nyine tu wese akagufata neza ugeze mu wa 3 byarahindutse atangira gufata nk'umwana we. Mama se uwo nguwo mukadata nyine uwo mukadata tu nundi nyine byaragomeje nyine bakwakundi nyine ashaka ko bigomeza kuba kwakundi ariko nyine papa nyine abikiramo imbaraga nyine kuko yabonaga nyine ndi kumenya ubwenge cyane ndimo ndimuka cyane. Nyine nawe abikiramo imbaraga cyane avuga ati byanga byakunda ibyo bigira byose ukora akazi ushoboye umwana agiye kwishuri. Aho uyu mirima urimo uravuga ni kunanira nzajya kuyikorera ariko umwana agiye kwiga. Nyine akabyemera nyine ubona nyine atabishaka tu. Nyine nkajyayo nyine ariko nyine naza nyine n'undi ari kuri cya gitsura. Ariko kurya bwo waryaga neza ibindi byose nta kibazo? Kurya nararyaga muri icyo gihe ariko nyine itotezwa nyine ari kwakundi adashaka ko wiga. None ubu turi kunari nangiye nyine no kumenya no kudoda. Ndabyibuka mu gihembwe cya mbere hari umunyeshuri twari duturanye bo nyine yacicishije urukweto nyine agiye kujya ku ishuri hari mu mvura. Icyo gihe ndabyibuka mvuye mu isatire bari banumye umunyu gutya nyine bagira gutya nyine bakagutuma nk'umunyu mu isoko utuntu runaka nyine tworoheje. Ndagenda nyine bawunumye duhora ari kujya ku ishuri atwaye urukweto mu ntoki. Abwira ati se bampa amafaranga nka kudoda ati ko mbizi. Ambwira tuzi kudoda wowe ati kuva nakubona ati ntabwo ndabona kudoda inkweto. Abwira ati ngenda bizi we rume ninde udoda nka rwica ngenda rwishyura. Ako niko kazi kawe ka mbere wakoze kakaguhemba? Niko ka mbere nakoze amafaranga. Icyo gihe nyine tu yanyishyuye igiceri cya 50. Igiceri cya 50 icyo gihe cyaguraga iki? Ariko nyine tu igiceri cya 50 kugifata uri umwana muto. Watekereje kuguramo iki bwa mbere? Wumvaga ari amafaranga menshi. Wumvaga ari amafaranga menshi cyane ufashe. Dore ko ari nabwo bwa mbere banza nari nkoze ku mafaranga byitwa ngo nayanjye nakoreye navunikiye. Icyo gihe nta kintu nayakoresheje narayabitse. Bo none rero mu kuyabika hari uruganda duturanye rw'ikawa. Icyo gihe nyine hari ukuntu nyine muri puberi yabo nyine ingana nyine ibishishwa nyine imyandazi bino bishishwa by'ikawa bimanukira. Hari ukuntu nyine abana nyine twagendaga nyine tukayoramo ibishishwa tukabiyungurura mu mazi tugakuramo zino kandi nyine ziba zagiye zicika mu mashini. Tukajyana ku isoko nyine bitewe n'uko ngiye nyine nari umwana muto cyane. Ntago nyine nari mbisobanukiwe cyane tu. Najyagaho nyine kubera nyine abandi bana bagenzi banjye nabonaga bajyaho bakuru banduta
nyine ngabona nyine bari kubona amafaranga mu rugo buryo na nyine nkagenda nyine nkayungurura amafaranga. Ubwo nk'ikawa wigeze kuyungurura amafaranga menshi baguhaye yarangaye? Amafaranga menshi cyane ndabyibuka nayunguruye nabonyemo amafaranga y'inote 1000, ariko abandi bo barayabonaga. Icyo gihe yari nyinshi kuri wowe? Yari menshi cyane. Yari menshi cyane. Icyo gihe ndabyibuka na nkweto nari ifite nahise nguramo inkweto za bodaboda. Ubwo wari ukomeje n'ubuzima bwo kwiga? Nayo nkomeje n'ubundi nari. Ubwo wageze mu kangahe? N'ubundi nayo nyiri mu wa 3. Ako mu wa 3 nyine wa muntu nadodeye urukweto yaje kugeraho nyine abona nyine ukuntu narudoze naho ukuntu yadodeshaga abona urukweto rurakomeye. Abonye urukomera avuga ati naho ndi muzaje ndodera. Nyuma hashize nk'icyumweru izo yari yajyanye ku ishuri nanone zicikira ku ishuri. Bitewe nuko yari azi ishuri nigagamo aza kundeba mu ishuri akomangira teacher, ariko bitewe nuko nyine Ese wagendanaga ibikoresho? Ntabwo nabigendanaga tu. Kigena n'ibikoresho nari ifite. Icyagusetsa n'urwo rukweto narododesheje igiti. Ntabwo narododesheje ibikoresho bisanzwe. Ndumva ahubwo ufite imuza. Nakoresheje igiti kino narafashe nyine icyuma nyine ndabaza tumbaza nk'ubaza ubwose burenze ubw'abandi. Ndarudoda nyine urukweto nyine rurakunda. Nyine araza nyine kundeba mu ishuri, aje kundeba mu ishuri teacher aravuga ati uriya mwana azi kudoda inkweto. Nyine we yaje nahari, yaje mu gitondo nare bwiga ikigoroba. Teacher aravuga ati uriya mwana azi kudoda inkweto neza, ati urabizi neza. Uwo munyeshuri yigaga mu wa 6 we yari mukuru cyane nyine andoda. Ati ndabizi neza ati ngewe uriya yandodeye urukweto ati nizi saro acyariho. Ati kandi n'umuntu adodeshaga nyine namudodeshaga hati rwamaraga iminsi baye myinshi ni 3 rwacitse. Nyine tu ngeze ku ishuri nyine ngurwa nyine no kumva ati cambwira ati ngo hari umunyeshuri ati waje kugushaka yiga hano ku wa 6 ati muso kugende muvugane. Ati numvishije ngo avuga ngo ngashaka yuko umudodere inkweto ngo urabizi cyane. Ariko ati nanjye ndashaka yuko hari izo ufite mu rugo wankorera. Birakabitangira kuzari byinshi. Nyine tunumva nyine ndatunguye cyane. Icyo gihe naramubwiye ati ngiye ntabwo nabasha kubona umwanya bitenye nuko nari nzi muka data mu rugo. Ntabwo nyine ari kunkundira kujyayo. Namubwiye ati kireka uzizanye mu myenda nka hano ku ishuri nkaza kuzicyora ngiye nkazikorera mu rugo nimugoroba. Nkazazigarura. Ambye ati nta kibazo. Mu gitondo nyine uwo munsi mu gitondo baragiye ku ishuri niyazizana, ariko we mu rugo iwiwe hari hafi naracaga ndimo ndataha. Ambye ati dutahane nguye za nkweto uzinjyanire uzi kuza kuzikora. Arambaza ati none se nuzikora ntabwo mu gitondo buracya uza ku ishuri ugatsindwa bite nuko utavuze tide. Ambye ati ngewe mfite ukuntu ndabikora ati ndabikora neza ati ntabwo nzatsindwa ati mundi ndabikora nk'ibisanzwe. Ati sawa ati ngwino. Turagenda nyine yarazima icyo gihe ndazimukorera n'ubundi amafaranga menshi. Icyo gihe nyine amafaranga menshi amafaranga. Papa we sabimenye ntabwo yigeze abimenye? Papa nyine yarabimenye arambye. Papa we yarabimenye nyine tu yaranabibonye ndi kudoda biranamutangaza cyane. Muka data se mukasa. Muka data we nyine yaravugaga ati uramuka wishimye tuzabandi. Sihagire umuntu uza kureba. Ayo mafaranga se wakoreye ntabwo bayagusabagaho? Nta muntu yigeze uyasaba. Ahubwo nyine namaze kumenyera. Bigeze mu hagati tu nyine maze gukura ngeze mu wa 4 ndimo ndagira mu wa 4. Bimaze gukura nyine maze gutangira nyine kumenya gukora amafaranga. Nyine tunakora amafaranga nayabika naza kureba hano nayabitse nkayabura. Nibaza isa amafaranga yanjye yagiye. Nibaza isa amafaranga yanjye yagiye nkavuga ati tu amafaranga yanjye nahandi hano. Ntubaze se ye narabazaga. Nyine bitewe nuko nari nzi yuko muka data nimbimubaza yari kumbwira nabi. Narabanzaga nkajya kubaza papa. Maze ati ariko kundi ruhande nkavuga se papa ntabwo yiriwe mu rugo. Kandi umuntu wiriwe mu rugo n'uyu nguyu nabano bana kandi bano bana ni batoye. Umuntu anjyana amafaranga ninde bikacanga nyine tu. None nabaza muka data uretse ngo niba wabyandaritse ngo imbeba zikabitwara ubwo urumva ngo ngiye ngo urubura imba. Nyine nkumva harimo ikibazo cya danje. Avuga ati niba nayandaritse reka nige ko yabika neza. Ndongira ngo rera yandi. Icyo gihe ndayabika narayakoreye ndayabika mu kudoda inkweto. Urumva? Icyo gihe tu arankundira amafaranga ndayabona.
nyabonye yuzuye icyo gihe ndabyibuka banyibye amakayi ku ishuri ngo papa wehe ntabwo nyine wari ugeze mu wa kangahe ndi mu wa 4 papa yarambwiraga ati giye kujya wataye ikayi buri munsi ati bakwibye ikayi njye ntabwo nzayamura mbivamo nyine tubyajyaga nyine akankubita avuga toke reka mbyigurire sazabimenye ndayafata amafaranga ndabyigurira ariko hari ayandi naje gukorera ndayabika maze kuyabika nyashyira muri boîte boîte bashyiramo yo ku ishuri y'amakaramu n'amarati n'amakereyo byose amafaranga ndayabura yari inote 5,000 shani na menshi wari wakoreye yari yamvunye kuko icyo gihe nawe ako ni ku ishuri bayibye ntabwo bayibiye ku ishuri narabitse mu makayi shyira ku gitanda cyane nyine ndabika ndavuga ati aho mafaranga ngomba kuyabika umunsi runaka nzajya mu isoko ko nabonaga nyine abandi bana bambara neza bajya mu isoko bakagura imyenda kandi bose uko bayiguraga bavugaga ati amafaranga yabo uvuga ati tu nawe ngomba kuyigura mu yanjye ndabika none natunguwe no kujya gupfundura boîte amafaranga ndayabura birambabaza cyane uvuga ati njye amafaranga mbitse igihe kingana gutya nayavunikiye njye amafaranga nyabura none se imbeba yajyanye niyi none imbeba yamenye gufungura boîte imbeba yifashe ikajya gukura boîte munuze n'ishakoshi sice ishakoshi y'amakaye igakuramo amafaranga ati niyi birambabaza ngira umujinya mwinshi cyane ngira mu rugo narakaye ndavuga njyewe byanga byakunda natitaye kuki ngomba kubona amafaranga yanjye ndivumbura papa nyine biramucanga nubwo yarazi ko afite amafaranga biramucanga ati se umuntu ahora azavuga ati yabuze amafaranga ubundi wako amafaranga shiramo siransiye muri phone cyangwa ushamo vibrate aya namwitaba akamubwira ko cyangwa umwitaba umubwire ko uza kumusha muri babyo ndamwitaba yongeye kumamagara mani ndi busy mbwire ko uza kumugurisha mu kanya n'icyo ndi busy cyane mbere kuzadukata ninde ni DM isi narufunguzo bagira wapi ya amafaranga ngiye kumukoreshereza ariko ubuze kubona